hari abana baterwa inda 12 ntawe ndumva w'umunani muri kino gihugu 8 10 9 10 iyo mvuze hari ibyo mba nabonye mu maraporo n'ibyo niboneye ngiye ku giti cyanjye kuko wa 12 we naramwiboneye nganira nawe narabikurikiye cyane umwaka ku wundi kuko n'igitagata najyaga mvugana n'abantu bane ariko umwankadira gute umwana ufite n'uruhinja niba data ati mama ko yadushoboye wabyumvise ya mikurire yakoze abona nyina saguringa nta mugabo hari wumva maziki mama ntiyatureze reka nanjye nje kwibera libre freedom nkuko mama yari free wabyumvise wabishaka utabishaka ibyo byose byagenda byafekita ubuzima bwacu tugira nyuma amweke iyo ababyeyi batanye umwana aratanyuka umwana atanyuka hehe mu mutima none kuri iki kijyanye n'itegeko ryo kubonereza abana urubyaro ngiye kwahuranya mwihangane Yes, reka tubahe ikaze mwese mukurikira ibiganiro kuri Karegeya Omari Pano, tubahe ikaze ari nako tubibutsa yuko nimba utarakoze subscribe ukunda ibiganiro byacu reba ko wayikoze ukandi kugira ngo nyine bijye bikugeraho bitakugoye, bijye bikugeraho mu bambere. Muduhe ibitekerezo cyangwa se comment, mukande like ku ma video yacu nimba wayakunze. Ahangaha ni mu rugo dusangira ibitekerezo, ntabwo ntawo tunigana ijambo cyangwa se ngo twiharire ijambo. Niyo mpamvu haba hariho igice hasi mushobora gutangiraho ibitekerezo. Namwe tugiye kuganira n'ubundi nkuko mumaze kubimenyera, reka mbanze nguhe ikaze mu rugo rwawe n'ubundi nanone nguhe ikaze mu kiganiro, ahubwo none mu rugo ariko nkaguhe ikaze mu kiganiro. Nta kibazo, urakoze cyane. Umeze ute? Sendaho pe, nugushima Imana igitare cy'amahanga, nugushima rubasha, nugushima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tugejeje ahangaha mu bibazo byinshi, uburwayi, umunaniro, akazi kenshi, ni byinshi cyane, ariko ni byiza ko tuba tugihumeka umwuka w'abazima wa mugani w'abarokore. Yego turi guhumeka umwuka w'abazima. Weekend ntabwo iratangira, ariko weekend ngese n'ubundi komba nkora. Ejo dufite ubukwe bwa muvandimwe Kanyizo ngo tuzajya kumusabira, hanyuma tunamushyingire. Buriya reception nigera nzajya mu kazi, nzagaruka nje gutwikurura. Zagaruka uje gutwikurura. Weekend bimeze umunsi kwa gatanu byo bakazi ka mu gitondo karangiye, nimugora nta kandi ifite, ubwo akandi kazi n'ejo nimugoroba. Ku cyumweru itariki zingahe ubwo 10 ni sport nta gahunda yindi idasanzwe iriho. Sport no gutembera biramutse bitunguranye, ariko nta gahunda idasanzwe mfite. Uyugira igihe kidasanzwe cyangwa se utekereza iki ku muntu ugira igihe kidasanzwe yageneye abana bakavuga ngo ngewe amasaha ya naya umunsi uyu n'uyu no munsi mba ndi ku amasaha mba ndi kumwe n'abana banjye cyaba cyabaye cyose? Ibyo bigirwa n'abakora full time. Wongeye n'ubundi abana turahorana kuva mu butoya. Dimwa umwana mukuru niwe nashoboye, ariko nawe nta gihe tutabaga turi kumwe. Kuva afite nk'imyaka 2 ninge nabanaga nawe, mama wari umunyeshuri. Donc na rimwe nigeze ngira akazi gatuma mbura mu rugo umunsi wose. Ni nk'imyaka mikeya 2006 kugera 2010, wenda niyo myaka navuga. Kandi icyo gihe 2010 nari mfite abana, umukuru yari afite 7, abatoya bafite 3 2 gutyo, bari bataragera. Ariko kuva icyo gihe nta na rimwe ndakora akazi gatuma mbura mu rugo. Nuvuga ngo nk'ubu buri umunsi wanjye ukasemo ibice, kandi buri gice hagati y'igice n'ikindi ni mu rugo. Gitondo njya mu kazi ka saa moya, saa 4 nagasoza nkaza mu rugo. Naba ndafite ahandi njya saa 5 nkagenda, saa 7 nkagaruka mu rugo, saa 10 nkaba ndi mu rugo nkitegura kandi mugoroba nabwo saa 2, saa 4 nkaba ndagarutse. So ibyo rero bigirwa na babandi ava mu rugo saa moya akagaruka nyuma ya saa 11 cyangwa wenda akanazirenza. Njye abana banjye turahorana nta na rimwe
namara amasaha 5 ntaragera mu rugo. Niko bipaketse nagiye kuri tere, ariko ibyo si ibintu bikunze kubaho. Mporana nabo kwa kandi kuva mu bwana biga primaire nuko nakoraga. Contract zanjye zose zabaga atari zimfata full time. Kuko nko mu gihe cy'ubumenta bwo na mentoringaga aho biga tugatahana. Ubwo rero kugira ngo mvuge ngo uyu munsi n'uw'abana ntabwo ntabyo ngira. Cyoko ruvuze umuryango byo nabyumva. Kuko ubwo nubwo mvuga ngo abana bo turahorana, mama wabo we tubonana gake cyane. Kuko akora full time. Akora full time, tubonana ari uko soje asoje akazi agasoza nyuma yanjye n'ubundi. Nyuma yako mba nakoze kandi mugoroba. We niwe tubonana gakeya. Ubwo rero bisaba niba ari mu bijyanye n'umuryango, bisaba ko umuryango ugirirwa umunsi wagenwe, ubahirizwa, mukaganira ababyeyi mwembi n'abana bahari. Kuko urumva niba kumanywa ngewe n'abana tuba turi mu byacu, nyina uruhare rwa nyina nta ruhari, bisaba ngo duhurize hamwe. Ibyo rero bibaho umuryango ku cyumweru, umunsi wo ku cyumweru twese tuba turi mu rugo. Niyo ngiye muri siporo njyana n'abana bamwe, abandi bagasigarana na nyina, tukagaruka tugasangira ku manywa. Nimugoroba byaba ari ka sauna massage, nyina w'abana tukajyana, abana nabo bagasigara mu byaba bajya muri siporo, abajya mu makarabu. Nibyo ari kubundi dimanche ni y'umuryango. Kuri njyewe ni ukurikije se ukuntu ubona abana, nagiye mbona byagiye bigarukaho cyane, nyine buri muntu wese yagiye atanga ibitekerezo bye. N'ubwo bantu baracyatanga ibitekerezo. Wowe nka Karegeya personally, ubonye inteko yatoye itegeko rivuga yuko umwana w'imyaka 15 yaboneza urubyaro, ukanyuzamo amaso mu bana b'imyaka 15 wabonye uko babangana, uko babaho. Ni itegeko nubwo ritarasinywa, ariko hari amahirwe yuko ni leta pirashimishije. Ni gakeya bigera hariya ntibisiwe. Impamvu rero buriya nkunda kukubwira ko ubushize narabikubwiye turi hariya hanze, amategeko nayisiki. Amategeko nayisiki kakantu nakomanzeho waragakamera, ariko ne bagashyiramo twakisaga akagari defu akarinda abasazi, ariko kari mu zinzanura nk'ubwo yagashyira akarinda abasazi. Uyu nashaka azongera akagire. Iyo ngeze ku mategeko mvuga ko amategeko nakarinda abasazi. Abasazi bavuye mu bazima. Iyo sosiyete rero ibungabunze imico n'imyifatire, abasazi bakaba bakeya, amategeko aba make. Itegeko ryose rero turikenera, parce twabonye abasazi rigomba kurinda. Niyo mpamvu uzajya kumva ngo itegeko ry'umuryango ngo umugore n'umugabo ngo bose ngo nabatware mbere ritariho byarikoraga, nta musazi wari uhari. Ariko tubonye hari abasazi bashaka kwambura abandi uburenganzira ku mitungo, kuki bati dushyire itegeko ry'umuryango. Burya amategeko yose aza habonetse ikintu agiye kurinda. Ntawe nise umusazi garde fu nicyo bivuga. Ni nka ni nyirantarengwa. Gushyiraho nyirantarengwa rero ubundi muri sosiyete yakabaye ihari yikoze. Noneho iyo abantu batangiye rero kuyirenga, uyishyiraho yitegeko. Niyo mpamvu wumva ngo hari itegeko ngo gufunga utubari. Ubundi naturellement bivuze ko umuntu ajya mu kabari akanywa agashira inyota agataha akibwiriza, nta tegeko rikenewe. Ariko kubera ko haratangiye kuboneka abashira inyota bagashira n'ikindi n'ikitari inyota, akajya mu kabari kuwa gatanu akazavamo kuwa mbere agiye ku kazi, na impact bigira bashyizeho gufunga saa 7 mu mibyizi na saa 8 muri weekend. Ibyo se mbere byari biriho ishwe, nuko babonye hari abasazi batangiye kurenga, noneho icyara akabari kigahindura indi sura. So ubundi rero mbere yo kuvuga ngo abadepite batoye itegeko n'amateka yaryo turaza kuyagarukaho, nuko kariya karinda abasazi, nuko byagaragaye ko abasazi ari benshi kagomba kuza kabarinda. Nuko byagaragaye ko hari abana baterwa inda bafite 12. Sibyo? Hari abana baterwa inda 12, ntawe ndumva w'8 muri kino gihugu
8 10 9 10 iyo mvuze hari ibyo mba nabonye mu maraporo n'ibyo niboneye ngiye ku giti cyanjye kuko uwa 12 we naramwiboneye nganira nawe twaribonaniye na nyina tusa so niba rero harabonetse abasazi batera abana ba 12 inda tukamenya ngo umwana uvutse ku mwana wa 12 wa 12 n'umwana abyaye umwana umuryango uramutaye agiye mu muhanda abana babiri tubashyize mu muhanda kuko uwo nguwo wa 12 deja yabaye muri ubwo buzima kasubire ku mateka ye gatoya yacurujwe na nyirasenge bapanga kumushyingira na Sarimo muri uwo mugambi nyina arabyanga ubwo ishuri byo byihorere hanyuma ibyo gushyingirwa bipfuye umwana ashaka kwiyahura atoragurwa n'umuntu hanyuma muzanira nyina nyirasenge niwe wamucuruje niwe washaka kumushyingira umuhungu washaka kumurongora aratorongera ko bari bamubwiye ko deja yateye inda mineur wa mwana muri ubwo buzima amaze kubyara nyina n'abandi bana afite na nyina abona n'umuzigo n'umwana akabona ibyo akeneye mu rugo nyina atabimuha ajya ku muhanda agiye ku muhanda n'uruhinja ageze ku muhanda n'uruhinja ajya mu biyobyabwenge ageze mu biyobyabwenge bamujyana muri rihabu biranga iyo rihabu yari nk'iyabihaye Imana cyangwa umuprive biza kurangira iyo rihabu mu kuyisenya babajyana igitagata narabikurikiye cyane umwaka ku wundi kuko n'igitagata najyaga mvugana n'abantu bana ari kumwankadira gute umwana ufite n'uruhinja bakambwira bati hari mechanisme ngira ngo ashobora kuba yararangije umwaka ushize yari amaze yo nk'ibiri ibyo mbisubiyemo kugira ngo twumve ngo umwana wabyaye undi mwana dufite politike yo kubabungabunga niba se ntayo cyangwa igoranye kuki tutakumira ko biba niba buri mwaka byahereye 2020 abana ukumva ni 2020 bizamuka 21 ubu bigeze muri 23 ku mwaka by'abakobwa babyara baterwa inda batarageza imyaka 18 abadukurikiye banabyumve neza iyo mibare niyo ababyariye kwa muganga gusa kuko imibare iva muri statistike za maternité ntitubariyemo abazibyariye mu ntoki no mu mashyamba no mu ngo ntitubariyemo abazibyariye hanze y'igihugu wenda iwabo barabacikishije ngo badasebye umuryango ntitubariyemo abazikuyemo ubwo izo zose uzibaze zaba wakongeraho nka 1/2 byaba 30 wenda 30 byatewe inda hanyuma kubera ko mu myemerere uko twigisha umuntu ni être social ntabwo uyu muntu tureba ku izina rya Karegeya ntabwo ari Karegeya wenyine reba Karegeya nka papa w'abana bangahe nk'umugabo wa runaka nk'umukozi wa runaka ibyo ni societe serving wireba nyine kuko ukungirira nabi egari kugira nabi n'abandi bose twari dufitanye amasanira kunyica n'ukwicana bya bindi nakoraga urebe naho nanyuze noneho abangije primaire yabo twakinanye umupira abo twavomanya amazi byose nubireba muri iyo angle yagutse rero turaza gusanga ibyo 2023 by'abakobwa baterwa inda bakabyara abandi 2023 ubwo buri mwaka tugira 44 by'abana en détresse 46 urabyumva neza 23 byavutse na 23 byabyaye bose ozage mu muhanda 43 buri mwaka mu myaka 5 n'ibihumbi 230 ukumva aho tugana kuko icyo kibazo cyabaye igihe kinini kandi nta na hamwe nta politique nta programme ndumva yo kwita kuri abo bana akareka hari wenje warumva yita ku bana batazi base hari yuzi abari kudukurikiye hari yo muzi
wenda hari aho ubona abafasha za ONG zifasha ba single mothers nabo batari bose ugasanga iri mu karere kamwe ahandi nayo, ariko abo bana bavutse kuri ubwo buryo nta kigega cyo kubafasha, nta ONG ifata b'abana bavutse ngo bakorere za creche ba nyina basubire ku ishuri. Reka da, umukuru w'igihugu igeze kubivuga ati ikibazo iyo bibaye ku ishuri birukana umukobwa, umuhungu wayimuteye. Ibyo byose imyaka bimaze habuze umuti, ari igitekerezo cy'ikigega, ari igitekerezo cyo gushyira ONG ahagije, ari igitekerezo cyo kuvuga urwego rw'umurenge cyangwa umudugudu dunkurikada. So igitekerezo cyo kugira ngo haze itegeko naho cyazi, kandi uribuka ko twabanje itegeko rigena uburyo umwana ashobora gukurirwamo inda. Urumva? Ibyo nabyo bikagira iyindi impact. Baza kubikubwira uko nabibajije aba expert. None dufite itegeko rigena uko umuntu yakuramo inda, tutagira iryakumira ko indi ijyamo. Nubwo u Rwanda ari etat laïque rudashingiye ku myemerere, ariko kwemera gukuramo inda biremereye kurusha kubuza ko inda yinjira. Ariko abantu baravuga bati ibyo bimeze nko gushyigikira ubusambanyi. Uretse gatoya, abantu bande ibyo ubanza urenye ngo ni bande. Igihugu tugifata nk'ikigo cya gisirikare. Ikigo cya gisirikare kibamo abantu ibyiciro byose, abofisiye bakuru, abaringaniye, abasuza ofisiye n'abandi basanzwe private. Mu kigo kimwe ibyo byose babirimo. Ntabwo ari nk'umudugudu busanga utuwe n'abakire gusa banganya amafaranga. Mu kigo cya gisirikare abakuru n'abato baba barimo. Iyo uvuze ngo abantu baravuga ni umuto, ni umukuru, n'indi. So ibivugwa n'abantu ubanza guha agaciro uwo muntu, ibyo bintu bifitemo ubuhe donc afite mize nyungu, afite mubuhe unarabonye. Ushobora no gusanga abavuga gutyo ari bamwe baziteraga. God. Nari nyikomeza. So nta politique dufite. Au contraire, dufite politique ubundi tubaje kuvuga ngo abo bantu 46 ku mwaka bijya hehe. Ntago biri mu mashuri by the way. Ntago biri mu mashuri. Ntago ibiri mu ngo nimbarwa. Benshi barabaca bakabaremera bakabaha udukono twabo. Experience turazifite za Kisaro za hehe henshi. Abandi bari hehe mu muhanda. Abana bari mu muhanda, ba nyina bari mu muhanda. Politike dufite ni y'umujyi wa Kigali wo guca abazunguzayi n'abanyagataro. Kandi 90% y'abanyagataro nabaciye muri izo nzira. Yego. Nuwatewe inda yiga, nuwatewe inda akora mu rugo. Igishoro cyo kuba umunyagataro abaye menshi ntiyarenga 50, ariko na vendi barayazunguza. Politike dufite niyo kubaca mu muhanda, ariko ntabwo dufite politike yo kumenya ngo bavahe. Datewe n'iki? Noneho tugende dufunge ya robini bazana mu muhanda. Robini bazana mu muhanda rero ni ya yindi y'umwangavu watewe inda. Iyo umwangavu ataraterwa inda aba yitaweho n'ababyeyi, akiga tronko makayirangiza akajya muri section, wenda agaparikaho agashugurika ashaka aya kaminuza. Ariko watewe inda wese kwiga biba birangiye, n'est-ce pas? Kuko ntago wabyara umwana ngo umunsi imyaka 2 nguza bugisubiye ku ishuri. Keretse ababyeyi bagufashe, kandi ababyeyi benshi ntacyo bakora, bahita bakwirukana. Akeshi n'umwana ntiyakwemera gusubirayo, n'uwabyaye ntiyakwemera gusubirayo. Ikindi ariko urugo rwacuze, n'ababyeyi tujye tubumva. Urugo rwacuze uruzanyemo bibero nanone. Uzi gucura ko umuntu yiruhutsa. Iyo ucuze umwana ukabona bucura bwawe adangije tronko. Kweri ukongera ukabona bibero mu rugo, stress ya kigozi, ya pamperse, kwinjiza materineri, ibyo bahora birenze. Niyo mpamvu uhita ubona bya bintu nk'ikibazo, umwana wawe ukamubona nk'ikibazo. Nubwo abakuzaniye umwuzukuru ariko uhita utangira umenyere umaze imyaka 5 tumva amarira y'umwana, kuko abawe barakuze. None haje mundi ababyeyi benshi bahita barejeje ati umwana urarasakuza are nyina akagenda yabyara, yamara kucutsa muri bwa bushobozi bukeya. Akazi ka mbere bakora abo ngabo ni ugukora mu tubari, ni ukuzunguza, ni ubunyagataro,
n'indi mirimo iciriritse banabatereramo n'izindi rivuga. yego nyine. So ubwo igihe rero tutarabona uko duhagarika iyo flux izana abantu mu muhanda, tukicara dushyiraho gahunda daso n'inkeragutabara zo kubarwanya, tutajya kureba ngo bavuye he, ibyiza ni ukuvuga ngo stoperaba. So ntabwo ari ukuvuga rero ngo kubireba ngo gukumira ubusambanyi, ngo gushumuriza abana ubusambanyi, nuko n'ubwabaga tutabushoboye. Niba ntacyo twakoze ngo bya bindi 23 bigende bigabanuka, niba tusigaye ku 1000, aho ngaho ntabwo byaba gikeneye itegeko, ariko birazamuka buri munsi. Byaratunaniye kubikumira, reka dukumire ko zaterwa, kubera ko abo bantu bahinduka ikibazo ku gihugu. Ntabwo igihugu ari ikarita, ni abanyagihugu. Kuko n'uwo meya ukoresha inama muri njyanama kugira ngo bige ibindi, bakavuga ngo abazunguzayi babaye benshi, kubera nta mwanya bafite, mushaka amapingu yo kubafata. No, bavahe. Niba ntawe wicara ngo bavuge ngo bavahe, itegeko rije kuvuga ngo biragabanya ko abangavu baterwa inda, bakomeza amashuri bayarangize. Uri kunyumva? Izo nda abo 23 babyaraga, nibabonerezwa urubyaro nta kondisiyo zihambaye, nta kuzana umubyeyi, nta kumubaza imigi n'akayihatse, bizatuma bamwe barokoka ntibazitera. Hanyuma haciyo ndako hacamo n'uburwayi, umwana namara kuvanamo uburwayi azigate. Oya, ntago turajyana kumwe. Duhere kuri za zindi 23 tutabashije gukunda. Nibyo byari bihari. Aho ndahumva, ariko se nanone ko aho ukumiriye inda kwijyamo, ariko indwara izajyamo inda. Unumva nibyo 23 nizo ndwara zari zirimo. At least dukumiriye inda, kuko n'ubusanzwe abo 23 nubundi yashobora gusama inda agasamana akanarwara. None ikindi cyo tugivanyeho, nta rwara zivuza afata imiti, kuko nubundi byo byari bisanzwe bihari. Hanyuma rero ibyo ko nta muntu, ntawe ndumva uzamvuguruza zambwire gahunda yabo ngabo bavuka, ntawe tuzi, kandi ibimenyetso turabibona. Marine, Mayibobo, abasabiriza, dore hano ku Kinamba hari unasanze afite 3 munsi y'umugano. Ibyo byose ni ibintu biri aho, si ibyo wahimba. Ntabwo abantu iyo ugiye mu mujyi hafi yo kwa wa Muhindi ubona baruzuye. Nyamirambo nuko, Gikondo nuko, naha ngaha kuri Romantique ntabwo bakiza gake hariya mu giti cyavuga, ntabwo wabura umuntu gutindambikiraho. Bariya bose nababayeho muri ubwo buzima. So itegeko rero uko ryaje, habanje kuza itsinda cyaje, hari umudepite waza icyo gitekerezo, bajya kubidefanda, abantu ntibabyumva ku murongo, batanga umurongo, abaturage abantu babigeho impaka, n'umukuru w'igihugu atanga umurongo, hari umunyamakuru wigeze kukimubaza. Hanyuma uwo mudepite wabizanye, hari akantu kabayeho kuri no tegeko. Uwo mudepite wabizanye yaje gukora penalty ku bundi buryo ituma avanwa mu nteko. Abantu bamwe nanjye hafi kubamo tatekereza tuti asize rya tegeko. Uri bushuti waje, ariko ntizago nigeze mbimubaza. Dukeka ko azize rya tegeko, ariko byagiye mu bantu ngo abantu babitekerezeho. Nyuma yaho sinzi umuministre wavuze ati nakiriye abashyitsi bo mu Buholandi, bambwiye ko ibi bintu bishoboka, natwe twabigerageza. Numva ko ritazimye. Ejo bundi ngiye kumva numva ngo bararitoye. Kuritora ni ibyo ngibyo, ni ugukemura ibyo bibazo. Ariko nakubwiye ngo itegeko nakarinda abasazi. Societe rero wabashije kuyirinda abasazi yagira amategeko make. Niyo mpamvu Minisiteri y'Umuryango, Minubumwe, Minisiteri y'Ubuzima, amadini bakabaye nabo bagira ubundi buryo barwana urwo rugamba kugira ngo ibyo bintu bigabanuke. Nshimira ntuza ngira ngo ubu ngubu hari nabyita igiteranira cyane amakoraniro muri diocese ya Nyundo. Ejo numvise Antoine Cardinal
Kambanda avuga nyine ku bijyanye n'umuryango, avuga ati umuryango ni igicumbi cy'ubuzima, abantu bagomba kubaho mu buzima buri karemano, asa naho avuga ati nubwo itegeko ryatowe twebwe Kiliziya Gatolika ntabwo ari aha duhagaze, ariko tugerageze umuryango. Abwira ababyeyi ati kuki umwana abyara yagize ibyago atewe inda ntagume kuba umwana wawe. Wabyumvise, ntabwo twakabaye dukenera itegeko yaba buri mubyeyi yarindaga umwana we kuba yagwa muri ibyo bishuko, yanabigwamo akamugumana nk'umwana. Ntabyo twakoze, kuko niyo mpamvu tubabona mu muhanda. Niba baza bagahinduka abazunguzayi, niba bazungu abanyagataro bagakora mu tubari, bagakora mu ngo, seka imiryango yabanze. Umuryango ubaye muzima ugakipinga umwana muri discipline, yagira n'ibyago, kuko n'ibyago nta gihamya yuko aba yabishegeye cyangwa yabigizemo uruhare, ntabwo tukamugumana. Nitubone abana babaye aba societe kandi bafite ababyeyi. Icyo kintu kiza gukunda, iyo kiza gukunda ntabwo tuba dukeneye amategeko. Hari ikintu njya mbona abantu bibaza, umukobwa wakuyemo inda aratwite, donc asanze wenda uwo bagombaga wamutenda ntibabana cyangwa se ntiyishimiye ko yamubyarira, ntabwo byemewe kubana. Uwo munsi ya 18 ntiyemere kubana. aho ndi gusa nk'wasimbaho gato biba birangiye nyine jumpingaho gato. Wowe utekereza ko hari izihe ngaruka zishobora kuba ku mukobwa wigeze kuvanamo inda? Urumva nuza icyo nicyo abantu none bagomba kugenda bakareba. Gusa turakumira ikiriho, ntabwo ari baringa, ikibazo ntabwo kiri baringa, ariko nubwo aba expert banjye batabashije kunsubiza, hari icyo bigiraho nk'ingaruka ku buzima bwo mu mutwe bw'abo bana. Ariko ni nabyo tujya duhora twumva ngo indera, ngo huzuye, ngo ibiyobyabwenge. Biyaterwa n'iki? Niyo mikurire. Umuntu nakunze terime ya Kambanda avuga, yahuranyije, aravuga ngo iyo ababyeyi batanye umwana aratanyuka. Yabanje kwiyexkiza ati ngiye kwahuranya mwihangane, ati iyo ababyeyi batanye umwana aratanyuka. Umwana atanyuka hehe? Mu mutima. None ntatanyutse se, ntafite se, agomba urukundo yari afite yahaga ababyeyi bafatanyije, agiye kurusatura arubagabanya. Agiye kubana na nyina ariko atibagiwe ko afite se, ajya atekereza kuri se malgré que yaraye kwa nyina. Agiye kubana na se ariko afite nyina, akunde se bari kubana ariko atekereza na nyina uri ahandi. Siyatanyutse se, ninde uzamuremekanya se? Niwe tuzasanga indera, ninde uzamuremekanya? Donc noneho mbaza abantu, urumva bya bibazo tugenda tureba abantu bamaze gukura bakagera, by the way indera serare imibare yabagerayo ari abana ni miki, ahubwo n'urubyiruko rwageze hantu rushangiye kubona akantu kasa na ka freedom. Noneho ya mikurire yabayemo ikagenda imukurura mu kugira imyitwarire idasanzwe. Wanyemereye utaragera ku cyo wabajije abantu, nkakubaza nk'ikibazo. Uwo mwana watanyutse gutyo, umva iyo mikurire wakuze, ni umuhungu cyangwa ni umukobwa? Urushako rwe, donc wowe ururebye urushako rwe bizaba rumeze gute mu rugo rwe? Mu byo umwana wakuriye muri Gatanya, donc urumva yatanyutse. Icyambere yatanyutse, papa atekereza mama, ari kwa mama atekereza papa. Yatanyutse abana n'umubyeyi umwe, arimo arareba by'umubyeyi astragoringa mu buzima bubi. Hari n'ibyo umubyeyi ari gukora bidakwiye, hari n'ibyo amubwira ati byose nabitewe na wa wundi na cyaso cyangwa na kanyuko, bamutongera ibintu nk'ibyo, agakurana ya mechanisme de défense cyangwa se imeze gute. Hari ushobora gukura yanga, umukobwa agakura yanga abagabo, niba yaravuye kwa yarabanye na nyina yaratandukanye na se kubera wenda indwano, umukobwa akazinukwa abagabo, utagiye kumva amakura avuga ngo mfite amafaranga ngo nashaka uko mbyara ntashatse umugabo. Yego, ni ibyo ngibyo ni bene nabo, ngo nkirerera umwana.
akazi nuko abagabo iyo abonye amafaranga uyuwe aba yumva n'abigabo yabikubita. Iyo abonye amafaranga akumva yiyaminiya ashobora amafaranga amufasha gutunga abana be adakeneye umugabo, uwo nguwo nyine abagabo babona nk'inka kubera ko yishoboye atabikesha abagabo. Uwo mwana rero byanze bikunze mu buzima bwe buri imbere biba bizamugaruka. Umwana warezwe n'umubyeyi umwe, umwana wabonye ababyeyi batandukana, umukobwa wakuyemo inda nawe byanze rya tegeko twari dusanganwe, umukobwa wakuyemo inda 1 2 3, uwo nguwo byanze bikunze bizagira impact ku rukundo rw'abana azabyara nyuma. Bishyura imfura yayihubujemo ubuheta hubu none umuzanye mu rugo eiza noneho ashatse n'umugabo umushyira kuri stress. Ubwo wagiye kubyarira umugabo ni uwa 4 nahise urwo atakunze imfuzi. Ushobora gusanga Imana ikagutegera ikavuga ati nurwo uherutse. Byashira harabazikuramo baba bafite ubwoba ati noneho nzabigenza nte iwacu bazanyica sinzabasha. Donc ariko umuntu ufite ubushobozi akayikuramo ngo kubera ko itegeko ribyemera aba ari ikibazo. Hanyuma naba rero n'uyu waboneje urubyaro, ingaruka n'ibyo kuboneza urubyaro ukiri mutoya, umva discipline ya kanini atangiye donc yagize rigueur ku buzima bwe, akavuga ngo kuko kuboneza urubyaro iriya miti yo gukumira inda igira regularity. Eidura ifata mu buryo buri chronique, eidura afata kamwe mu meza ngahe, ugicara utekereza itariki ko ya tariki nigera kashizemo ugomba gushyira amakani. Ashobora kugera mu rugo akakomeza kwa kundi n'umugabo, cyangwa se ko yabimenyereye wagera ukabona uri umugabo akaza mwakundanaga mugakora ubukwe mukagira gute, ariko akatangira kubona ibimenyetso by'uko utazavamo umugabo muzima, akigumana ya gahunda none akigumira ku kanini. Ubushize hari umugabo nakiriye nubwo ntamwakire kuri kamera, ariko waramubonye ubushize hano, ambwira ati nashenye umwaka umwe n'amezi 4 nari nshenye. Kuko ntabwo nari imuzi, nabanje kuvuga twibwirane tumenyane ubundi mbere yuko tugira ikindi tujyaho. Hanga ati ushize ndanguhamagaraga ndi muri procedure ya divorce, umugore se mwamaranye igihe cyane umwaka n'amezi 4 dufitanye umwana. Kurambagiza ubukwe, guterana inda, gukurakuza, consultation prénatale, maternité, byose mu mezi ubwo n'amezi 16 ibyo byose mu mezi honeymoon tusa mu mezi 16 birarangiye. Ndamubaza wese ubundi uwo mugore byari bimeze ndabaza se ubundi umugore wawe aranambye ati je regrette nashatse umugore shaka urugo shaka kubyara, none umugore umwana yaramuntwaye. Urumva ibikomera aho bitangirira. Ndamaze se ati kandi ntabwo ari nge nasabye gatanya. Ndabaze byagenze bite? Ati umugore niwe wayisabye. Avuga iki se? Ati yaragiye ahimba ibintu byinshi ati ariko ngewe ati mu rukiko yarafite abavoka bakavuga ibintu byinshi ngo simpaha singira gute, ati ariko ngewe mu rugo ati yambwaga ngo nkeneye freedom, nkeneye uburenganzira busesuye. Myaka 26. Ndamaze se byagenze bite mu kurambagiza mwari kuranya? Ati umugore wanjye ati yari umwana wa 3 kwa nyina, ati kandi ati nubwo yari umwana wa 3 ati byari ku mugabo wa 3, ati ariko nanone ati nawe ubwe ntigeze abona papa we mu rugo. Urumva ibikomere. Nyina yagize abagabo 3 abyaramo abana 3, hanyuma noneho uwo nguwo akaba abazise ariko atarajyaga mubona. Numva ya freedom ashaka hwiri. Ndamubaza ntese kuki umwana waretse umugore amutwara? Ati namubaze ni kutagira akazi uyu mwana uzamushobora? Ati mama ko yadushoboye. Wabyumvise ya mikurire yakoze abona nyina saguringa nta mugabo hari. Wumva maziki mama ntiyatureze. Reka nanjye nje kwibera libre freedom nkuko mama yari free.
wabyumvise wabishaka utabishaka ibyo byose byagenda byafekita ubuzima bwacu tugira nyuma amweke haboneka abantu moral physique inzego za leta cyangwa izabikora cyangwa za societe civile zigafata ingamba zo kwigisha abantu kwirekonsilia n'amateka yabo naho ubundi umuntu wese akura uko yarezwe agasaza uko yakuze keretse yabonetse ikindi kintu kiza kugira ngo kirekompanse kimusibira amateka hari ama initiative agenda ntangiye kugenda shima by the way na mije profe numvise ko hari ikiganiro igiye gutangiza kuri Radio Rwanda 2 mu kwezi sava ubwo ni ibiganiro 24 mu mwaka sava mu myaka 5 hazaba hari ikibaze kuvamo tuzajya tutunganirana mu kubona amatopiki baganira kuko ifatanyije na haguruka nandi mawenije yakorganije ibiganiro nk'ibyo hari umugabo Pastor Numa ndamubona yego nawe afite ikindi kintu yise ngo Boys to Men ajyana abana mu kampu akigisha abahungu abasore kuzavamo abagabo bazima uko ayo niyo ma initiative nakubwiraga akonsiriye umwana n'amateka ye kuko waciye muri iryo shuri rya Numa azazamuka nk'uwo kwa Numa apana uwo kwa Karegeya utazahura na Numa rero akazamuka uko Karegeya yamureze azavamo wa mugabo uteye nka Karegeya niba yatahaga asakuza niba agenda ajugunya ibikweto muri koridoro ubwo nuwo niko azazamuka ama initiative nkayo y'abanuma agomba kuba menshi hakaba nayo najya ku bakobwa akavuga dore wakuze muri ubu buzima mama wawe yabanaga na so nabi wowe dore uko ugomba kumera dore wakuze muri ubu buzima tunini zanda wakuyemo akirekonsilia n'amateka ye kuko hari igihe wiro turuva mu masaziro umuntu akajya kubaka urugo uko urwanyina rwari rumeze nk'uyu ndi kukubwira agiye ashaka urugo nk'urusa n'urwanyina sorry donc abana uko bavuka uko barerwa niko bakura bazagera mu rushako bagakopiya iby'iwabo bisaba ayo ma initiative ari hanze y'umuryango yo kubahuriza hamwe akabereka umugore ubereye u Rwanda standard cyangwa umugabo ubereye u Rwanda standard ayo ma initiative natahaba buri wese azubaka uko iwabo bubatse niba byara amakofe nawe nayo niba yari freedom ni freedom arashaka niba so rero ntabwo kuri iki kijyanye n'itegeko ryo kubonereza abana urubyaro icyambere twese dufate ko twatsinzwe kuba uyu mubare tutawumanura muri mbere ya corona byari mu 2018 birazamuka numva ngo 22 none ubu bigeze muri 23 niba tudashobora guhagarika icyo at least tubashirireho ubyibuka ko hari n'abatabizi bisaba ko banamenya aho bavana izo service bisaba ko n'abaganga bahindura imyumvire umwana naza ntumucunaguze ntutangiye kumaza ngo ku myaka 15 watangiye gusambana oya ntabwo ari zo nshingano zawe niba itegeko rihari muhe service abantu bahindura imyumvire turebe ko ba bantu 46 tuba dufite biyongera ku bandi bafite izindi mpamvu ubupfubyi busanzwe ariko bari abo baza tubareba rumvuga ngo ugasanga nyagarumva mu mujyi wa Kigali ngo kwita kuri mayibobo ngo byavuye kuri 1,300,000 ngo biba 600 muri mwaka miliyari 1,200 toujours aho kugira tujye kureba iyo budget yakaba ijya gukoreshwa ngo ziva he mayibobo ziva he abanyagataro bava he tujye tufunga aho baturuka kandi naho aba expert bakubwiye iki aba expert ntago baransubiza ariko bazashaka hari uwamyemereye ko azashaka umwanya nyuma ariko n'abandi bari hano bagira kandi byanze bikunze byose bigomba kugira impact nubwo ngiye ntahita amenya ngo iteye irya ariko bigira impact cyane cyane ikijyanye no gukuramo inda cyo ikijyanye no gukuramo inda
ikijyanye no kuba kurira mu rugo rw'amahane kurerwa n'umubyeyi umwe byanze bikunze uba nzirwanaho na reaction no mu kibuga cya foot umwana ubana n'umubyeyi umwe uramubura yewe yataka cyangwa ukamureba yagera muri internet ku meza kumwe abantu barura bagashyira hamwe umwana urerwa n'umubyeyi umwe iyo ari ku meza n'abandi urabibona igihe hagerera uko yiseriva uko yideseriva reka nkurekure ariko mbere ko nkurekura kutari wambwiye ko urabona hari akantu MTN yazanye abantu bari banakunze by the way ko kuba ushobora kuyobya amafaranga yawe ukagira uburyo agaruka ariko ubu ngo hari abantu navuga ngo ntabwo ari ngo urimo uratinda ntabwo ari ngo reka dutanga itangazo donc hari abantu bigize abajura ku ngufu akakwishyura ukabona message yagutera ibitugu agahita atanga aripotinga ko ayo mafaranga yohereje ahatari ngombwa narayengiye muri alimentation hariya ku Gishushu kuri station SP hari ikintu ngiye kuhashaka ngiye ku kazi ndishyura haba hari imodoka haruza yaparitse wamara gukanda message bakubwira ati turayibonye ibintu baraguhaye wakwinjira mu modoka mbere yo kuyatsa ugahita uripotinga uti aya mafaranga agiye mu buryo bagahita wa wundi wari wishyuye bagahita bamuha message bati isomo yongiye bandika ngo ni rivaso icyo bivuze rero hari abacuruzi nabo ubwo no kugira ngo mbagire inama hari n'abacuruzi abona message yuko yishyuwe ntuza agahita agira ayisubiza ashyira muri tiruwari akajya mu kandi kazi aka ka message kuko amafaranga yabaye ingaru akaba yanagasoma yatashye uwabiguze ageze imuhanga bana yamusubije byarangiye bahise bayamusubiza ibyo rero nibaza ko MTN yakabaye ibanza ka message nakageza no kuri gushaka yakabaye ibanza kubaza ngo uwari woherejwe message we arabivugaho iki uyu ibingibi iyi message naguhaye iyi yabaye ahantu nari nibereye ntabwo ari imbarirano uyu mwana aya mazina twari kumwe we yakoze ubuswa message iravuga ngo a reversal has been initiated for the transaction from Kevin andi mazina seka nyihorere amafaranga bagashyiramo nimero ye amafaranga 12,400 the amount will be reversed reserved on your account until the reversal is completed donc twabonye ubutumwa buvuga ko amafaranga yoherejwe kuri telefone yawe yoherejwe na kanaka asubijwe nyirayo uzayabona nyuma simbizi ko cyo bishatse kuvuga umuntu yamaze gukonsoma uyu mwana yaramaze gukonsoma bari abahungu babiri n'abakobwa babiri arabikora amaze kuyishyura bamubwiye ati message twayibonye ahita zubira hanze yari yicaye aho ngaho ahita yagaruza ashyira telefone mu maguru ahita ayisubiza abana basomye babonye message no message yarayohereje hanyuma arababwira ati nabishyuye ntibahita bareba baramwizera aho bagiriye kureba noneho basanga harimo n'iyo rivaso intambara irarota abakobwa bagira ubwoba irondo riraza hanyuma umuhungu aratsimbarara uwo yari yazanye w'umushyitsi we niwe wagombye kuyishyura kugira ngo babone bava aho ngaho abantu rero benshi bakora business na motari wabimukora masiko motari wahita hinda iyo yumvishe telefone ahita hinda nareba ngo nanga umuhaye abo muri alimentation bagira abakiriya baba bafite ibinyabiziga bese abo mu mabutike supermarché abo bantu bose bamenye ko ibyo bagende barebe mu matelefone yabo bagende bareba izo za rivaso hanyuma nibishoboka nibigo bishinzwe kohererezanya amafaranga bibe byaha uburenganzira n'uwo muntu wari uyoherejwe kuki yari ayohererejwe byagenze bite
wikumva uruhande rumwe hari n'ibintu ngo bahite bafunga simukadi y'uwohererejwe uruhande rumwe ukajya No, no, kubona no, ukabona no, simukadi no, no, irafunzwe no. ngo batubwiye ko hari umuntu wayobeje amafaranga kuri telefone ibi ngibi abantu bose bishyurwa kuri telefone bagende barebe kuko iyi nimero icyiza cyabyo baguha nimero y'uwakoze iyo rivaso ariko se alimentation yo ku Gishushu n'urugero abantu bahanyura ukuntu bangana abatashye Muhanga abatashye Gicumbi abatashye Musanze uzahamagara kugeza ryari so rero hari icyakagombye kuba byanze bikunze hari abajura hari ababyihisha urumva yamaze gukonsoma 15,400 bivuze ngo iyo kipe yose yari igiye kwimukira ahandi ikongera igakonsoma nkayo gutyo bukira bari abantu nibitonde kandi birimo n'ibyaha nubwo nuko uwo mwana mugenzi we yayishyuye irondo ryari ryaje bari kumujyana kuri ribu cyangwa se ahandi abantu bamaze gushyuha mu mutwe abakozi bakakwataka ukumva intambara irabaye hejuru y'icyo yako so rero amakampani ajyaho agaciro kugira ngo yumve ubusabe bw'uwo muntu abanza baze n'uwayakiriye kanaka yaguze iki iwawe ko atubwiye atya rero kubishyira mu bikorwa yako nibyo ngibyo rero reka tubashimire cyane mukomeze mukore subscribe kuri Karegeya Omar Pano kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi birimo inama birimo ubwenge birimo impanuro n'amasomo y'ubuzima bijye bibageraho mu buryo buboroheye ndamushimiye cyane ku kiganiro cyiza kirimo impanuro ubwo ku byo twaganiriye umuntu yumva hari inyunganizi ashobora kutwandikira muri comment akatubwira ko hari inyunganizi afite hari n'icyo ashaka kongeraho tukamureba tukamuganiriza hano ni karibu ikintu cyose waba ushaka gutambutsa rwose cyubaka kidasenya ni karibu cyane turabakira nta probleme turabashimiye rero tubifuje no kugira weekend nziza.